twese tubyemeranyeho ko imyitwarire y'umushoferi ari igena uko urugendo rw'umunsi rugenda. Iyo ari imyitwarire iboneye, icyo gihe urugendo rw'umunsi rugenda neza. Iyo inyuranyije n'icy'amategeko y'umuhanda ateganya, nawe urabyumva, ni uruca abana, bisoza habaye impanuka. Ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ikomerekeyemo abantu 5. Iyi mpanuka nta muntu wigize uyiburiramo ubuzima, ariko iyi mpanuka yakomerekeyemo abantu 5, umwe acika ukuguru, undi acika ukuboko. Iyi mpanuka yari ikomeye cyane, iyi mpanuka yarijije abanyarwanda benshi cyane. Imbangukiragutabara ku bitaro bya Muhima yahise ihamagarwa byihutirwa kugira ngo itabare abantu barimo bava amaraso yanze gukama, kugira ngo bataza kubura amaraso bakahaburira ubuzima. Imbangukiragutabara yahise ihagera byihutirwa, itangira kugabanya iva ry'amaraso cyangwa guhagarika iva ry'amaraso kuri bano bakomerekeye mwino mpanuka. Imodoka iri mu bwoko bwa fuso yatwaraga cyangwa yaviduraga amatuwareti ziba zanditseho garemage machafu yaje kugongana n'imodoka iri mu bwoko bwa Kia Soreto. Nanone biza kugonganira hano mu murenge wa Gisozi, akarere n'aka Gasabo, niho iyi mpanuka yabereye. Gatonya munsi y'urwibutso hano muri zebra crossing niho byagonganiye, hano munsi y'urwibutso. Ariko impanuka yabaye ku burangare bw'uno mushoferi wari utwaye imodoka iri mu bwoko bwa fuso yaviduraga amatuwareti yanditseho garemage machafu. Iyi modoka yaje gufata feri ihita yitambika, ihitana abantu batari bake, birangira n'imodoka iri mu bwoko bwa Kia Soreto ije ihita yigwamo. Iyi modoka iri mu bwoko bwa Kia Soreto yangiritse bikomeye cyane ubwo yabaye ubushwangi. Abari bari mwino modoka ya Kia Soreto 2 bagwiriweho n'ikirahure cy'imbere, birangira kibakomerekeje. Imodoka nayo ihita ifatwa na bino byuma byo ku muhanda. Iyi mpanuka rero yabaye ku iki gicamunsi, hari ku itariki 5 z'ukwezi kwa 5 2026. Iyi mpanuka yabaye mu masaha ashira saa 11 z'umugoroba y'iminota 50 byuzuye bitanarenga, ubwo abanyeshuri barimo bamaze gutaha bari kugera mu ngo zabo, ndetse birangira iyi modoka ikoze impanuka bitunguranye. Iyi mpanuka yarijije benshi, iyi mpanuka yahamuye abanyarwanda benshi cyane, iyi mpanuka yakuye imitima benshi, dore ko bamwe mu baturage babonye iyi mpanuka bavuga ko bagiye kubona akabona imodoka yitambitse mu muhanda, bakabona imodoka ihise ifatwa n'igiti cyangwa na bino byuma byo ku muhanda, ariko yari imaze kujajanga abagenzi bagendaga mu muhanda ndetse n'abambukaga muri zebra crossing. Urumva ko abambukaga muri zebra crossing yafashe feri kugira ngo abashe guhagarara, kugira ngo atabagonga mu gukata imodoka, birangira yitambitse mu muhanda. Abanyonzi bavaga hano kwa Gakire bamanutse bajya Nyabugogo, birangira imodoka rero bayiguyemo, birangira bamwe bakomeretse, abandi bacika ukuguru, abandi bacika amaboko. Iyi mpanuka yarijije benshi, iyi mpanuka abayibonye barize, abarangije bifata ku munwa. Traffic polisi ishinzwe impanuka yo mu karere ka Gasabo ubwo yahageraga yapimye uyu mushoferi, basanga umushoferi ntabwo yanyoye bisindisha. Asobanura uko byagenze, avuga yuko imodoka yiwe yaje gufata feri bitongoranye kugira ngo atagonga abantu, birangira imodoka yitambitse mu muhanda, ubwo birangira aribwo imaze abantu. Traffic polisi yapimye uyu musore, basanga yanyoye ibisindisha. Uyu musore yitwa Theogene, twagerageje no kumuvugisha, avuga yuko nta makuru ari buduhe, ariko mu buryo burambuye yabwiye itangazamakuru yuko izi modoka ziwe cyangwa imodoka yiwe iyo fashe feri ihita yitambika, nicyo yabashije kuvuga. Ariko impanuka yabaye na burangare yagize abigiraho, ahubwo ikibazo ni cy'imodoka yitambitse mu muhanda, bikarangira agonze abanyamaguru ndetse akagonga n'abanyonzi, akagonga n'imodoka iri mu bwoko bwa Kia Soreto nayo igashwanyagurika. Imodoka iri mu bwoko bwa Kia Soreto yaje iyigwamo kuko yari ifite umuvuduko mwinshi, imodoka mu kwitambika, imodoka iri mu bwoko bwa Kia Soreto iza igwamo. Bivuze ngo rero uyu mushoferi utwaye imodoka ya Kia Soreto nawe afitemo uburangare gute atafashe feri hakiri kare ataragonga iyi modoka. Uyu we araza kwimenya na sirasi ye, ahubwo uyu wari utwaye imodoka iri mu bwoko bwa fuso yanditseho garemage machafu niwe uri mu bibazo bikomeye cyane. Abakomeretse bajyanwe ku bitaro bya Muhima, abakomeretse bihagije bahise kwitwa transferi bajyanwa ku bitaro bya Nyarugenge bikorera hano mu mujyi wa Kigali. Bivuze ngo rero ibitaro bikuru CHUK
n'ibitaro bikuru bya Nyarugenge bindi biherereye hano ku Ryanyuma, bivuze ngo bamwe bajyanwe ahangaha nababwiye, bose bajyanwe kwa bino bitaro kuko ntago bari bakenya, abantu bangana gutyo ntago bahita bajyanwa ku ivuriro rimwe, dore ko na ambirasi zaje zari ambirasi ebyiri zaje gucungura ubuzima bwabo. Nk'iyi nguko rero traffic polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda yanzuye ko uyu mushoferi yamburwa perime ye akazajya kuburana ku rukiko, asirasi ikavuza abakomerekeye mw'ino mpanuka ndetse ikanishyura ibyangijwe mw'ino mpanuka. Ngayo nguko rero iyi niyo mpanuka ibereye hano mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi, ubwo imodoka ikoze amahano ikagonga abantu benshi, bamwe bakahaburira ubuzima. Reka nongere mbifurize umunsi mwiza, nimba bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera, uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Imana ikurinde, Imana iguhezagire, Imana iguhereze ubuzima